ubu tuvugana berry.im yarangiye yabaye scam, nubwo uri kujyaho gutyo ariko byarangiye nta kindi amatangazo nyine yabo asanzwe. Muri iyi video ngufi rero icyo ugomba kumenya nyamuneka niko scam zose zirangira, barakubwira bati shyiraho amafaranga wenda kugira ngo bakore taxing by'imisoro, ariko ibyo byose ni ibinyoma nyine niko birangira. Rero ntihagira andi mafaranga yawe nyamuneka utanga nyuma yayo bakujyana. None se niba harariho kuki ahubwo ayo ngo batayaheraho, kuko ndabizi arenze 50 wenda n'urugero, kuki bataheraho bagukorera activation? So ni ibingibi rwose byarangiye. Hari video twagiye dukora nyinshi nyamuneka nko mu kwezi gushize kwerekana ibi byose, hari n'indi y'Icyongereza ushobora kwireba, ariko wenda video ndende kuri ibingibi tuzagenda tubibagaragariza mbega ngo kugeza kuri 20 ati ngo ugomba gukora activation ugashyira amafaranga yawe. Ibyo byihorere kandi nyine utangire no kubyikuramo ko ibintu byarangiye nyine biba byarangiye nta kindi. Yewe no gukora trading byose usanga hafi buri kimwe cyose mbega navuga ko ni nkaho cyanze, mbega ntago twatinya kuba twabivuga. Nyine niko bigenda nyamuneka, amascam niko amera, ego niko bigenda no kwihangana.